kubw'icyaha cy'Adamu twagushije ishyano, havutse ibibazo birenze bene byo. Satani yadushyize mu kazitiro mu maganya n'agahinda, umucunguzi wacu aje aramuhangura, ashyira irembo ry'agakiza turashima. Imbahe yaratubohoye, natwari ibivume twaravumuwe, nawe yaheje uyu munsi umusange, nawe afite ibisubizo by'ibibazo byawe. Mboneyeho kwibutsa imfubyi muraho ko wateze amaboko yo kubakira ngo abashyire mu gituza cye, mukurire mu rukundo ababe igisubizo mu bibazo byose. Nawe yaheje uyu munsi umusange, nawe afite ibisubizo by'ibibazo byawe. Kubwo gutsindwa kwa Adamu ijuru ryifashe impungenge, cyagiye Yesu ateraganwa nk'utagira iwabo. Nimurebe apfukamye igitsemane ibyuya bitonyanga, ariko ati data ubigenza uko ushaka, avuye nesheje nimumfashe tumushime. Imbahe yaratubohoye, natwari ibivume twaravumuwe, nawe yaheje uyu munsi umusange, nawe afite ibisubizo by'ibibazo byawe. Mboneyeho kwibutsa abapfakazi bose wiyemeje kuba umugabo wo kubarengera mu mibabaro yabo, azabamara agahinda kandi azababera insinzi mu bibazo byose. Nawe yaheje uyu munsi umusange, nawe afite ibisubizo by'ibibazo byawe. Kubwo gutsinda kwa Yesu abera twarakomorewe, yaduhaye agakiza ku buntu, hashimwe. Aho ibyaha byagwiriye ni ubuntu bwe bwasaze, abari intege nkeya imbaraga arazigwiza, zakwiye abakoze nigushire tumushime. Imbahe yaratubohoye, natwari ibivume twaravumuwe, nawe yaheje uyu munsi umusange, nawe afite ibisubizo by'ibibazo byawe. Nongere nibutse abanyantege nkeya ko hari umunyambaraga uturwanirira, ukuboko kwe gukiza agushyira ku bamwemeye, kandi azatubera intsinzi mu bibazo byose. Nawe yaheje uyu munsi umusange, nawe afite ibisubizo by'ibibazo byawe. Nawe yaheje uyu munsi umusange,